inzozi zo kuzaba billionaire ukomoka mu Rwanda, ariko reka nkubwire ukuri, muri 2021 natangiye urugendo nzaho nshaka kujya, ariko sinari nzi uko nzahagera. Mu myaka itari ishize nagerageje ibintu byinshi cyane. Nagerageje forex trading, affiliate marketing, dropshipping, network marketing, kind of publishing, content creation, freelancing, social media management, coaching, ndetse hari n'igihe natekerezaga kuzaba past nkamara ubuzima bwanjye bwose mbwiriza gospel. Ubu iyo nsubije amaso inyuma hari byinshi nishimira, ariko hari n'amakosa nifuzaga kuba naramenye mbere. Iyi ni inkuru y'uko natangiye gushaka kuba billionaire, kandi iyi ni episode ya mbere ya Rwanda ni billionaire. Mbere y'uko nkubwira aho ndi uyu munsi, reka tubanze dusubire inyuma. Amazina yanjye nitwa Isaac Nambakumana, ariko abenshi banzi nka Coach Isaac. Nakuriye mu buzima busanzwe nk'abandi benshi, ariko nyiri muto hari ikintu numvaga kinandukanya n'abandi. Nari umuhanga, nakundaga kwiga, nakundaga gutekereza, nakundaga kubaza ibibazo, kandi cyane cyane nakundaga kubona opportunities. Iyo nabonaga umuntu yakoze ikintu runaka akabigeraho, ntabwo natekerezaga gusa ni uyu muntu ni umunyamahirwe kabisa. Natangiraga kwibaza ni yabikoze ate, nanjye nabikorane, niki nakwiga kugira ngo nanjye mbigereho. Kandi uko nagendaga nkura niko inzozi zo kuba umukire zakomezaga kugenda zikura. Nigute rero naje kugira inzozi zo kuzaba billionaire? Kuri nge amafaranga ntabwo yigeze aba amafaranga gusa, nashakaga kugira ubushobozi bwo gufasha abantu, nashakaga kugira ubushobozi bwo gufasha umuryango wanjye, nashakaga kubaka ibintu binini, nashakaga kugira freedom yo guhitamo icyo nkora naho njya. Kandi uko imyaka yagendaga inzozi zarushagaho kuba nini. Nageze aho nsubiza ikibazo ni kuki ntagomba kuba billionaire ukomoka mu Rwanda? Kuki umuntu asava hano mu Rwanda agatangirira hasi, akiga, agakora, akubaka business, akagira impact ku bandi, maze akagera ku rwego rwo hejuru cyane? Nta mpamvu mbona ituma bidashoboka. Niyo mpamvu uyu munsi mvuga nitinya, ni ndashaka kuba billionaire ukomoka mu Rwanda. Sinshaka kubivuga nk'umuntu wabigezeho, ndabivuga nk'umuntu uri kubyubaka. Nyuma y'uko nsoza secondaire, ubundi nize physics, chemistry na biology, nasoje secondaire angora ikizamini cya leta, ndetse ndacyuzuza mbona 73 kuri 73. Nari mfite amahitamo menshi umuntu ashobora gutekereza. Muri choices nari mfite harimo choice abantu benshi bari gutekereza gukomeza amasomo muri university, ariko nge nari mfite ikindi kibazo cyari kimaze igihe kinera amatsiko: business quality, amafaranga akorerwa ate, umuntu yubaka business ate, umuntu ava ku gitekerezo kimwe akagera ku mafaranga ate. Nashaka kubimenya, niyo mpamvu nahisemo gutangira kwiga business no kuyigerageza mu buzima busanzwe aho kujya kubyiga mu ishuri ntabikora. Ahangaha naribazaga ni sinshaka kujya kwiga koga amazi, nari mu mazi ngo nawoga. So nibwo mpamvu nahisemo kuba najya muri business, natangira kwiga kuyikora, ariko nanagikora. Kandi nibwo urugendo rwanjye rwatangiye guhinduka. Muri 2021 natangiye gushyira mu inzozi zanjye mu bikorwa. Muri 2021 nyisoje secondaire, natangiye kujya nshaka uburyo butandukanye bwo gukorera amafaranga no kubaka business. Ariko icyo gihe hari ikibazo gikomeye. Nari mfite goal, ariko na roadmap nari mfite. Nashakaga kuba billionaire, ariko iyo uza kumbaza uti Isaac ni ihe business izakujyana kuba billionaire, ntabwo nari mfite igisubizo. Iyo uza kumbaza uti ni ihe skill uzubaka, ntabwo nari mfite igisubizo gihamye. Iyo uza kumbaza uti Isaac ni ihe market uzibandaho mu myaka 10, ntabwo nari nyizi. Nari mfite inzozi nini, ariko nangiye urugendo nari nzi inzira. Nyuma yo gutangira urugendo rero natangiye kugerageza ibintu byose. Natekereje ni ahari nshobora kubaka business binyuze muri content creation, niga content, ngerageza gukora posts, ngerageza gukora videos, niga social media, nongera nekereza kuri forex trading, niga markets, niga gukontrola amarangamutima no kugira discipline mu isoko. Ngerageza kumva uko trading ikora, ngerageza no kuyikora. Nyuma mbona affiliate marketing, natekereza ni ahari nakora marketing y'ibicuruzwa by'abandi nkabona commission, nuko ndagerageza niga kwamamaza. Nyuma mbona dropshipping, nayo icyo gihe narayitekereje, nongera ndiga, ngerageza network marketing, niga uburyo bwo gushaka customers, prospecting, presentation, follow up, ndetse no kubaka team. ngera kuri kind of publishing, freelancing, social media management, promotion,
coaching. Nakoranye n'abantu batandukanye, nkorana n'abantu ku giti cyabo, nkorana n'imiryango idaharanira inyungu. Hari n'igihe nigishaga abantu English online, kandi hagati aho hari n'igihe numvaga nshobora kuba pastor nkibanda ku kubwiriza gospel gusa ubuzima bwose. Iyo urebye urugendo rw'ibintu nagerageje, ushobora kuvuga uti uyu muntu ni yarazi icyo ashaka, kandi waba ufite ukuri rwose uruhande rumwe, ariko hari ikintu utabona. Nari ndi gushaka cyane kubona icyo nakora kugira ngo ubuzima bwanjye buhinduke. Reka nkubwire ikibazo kimwe gusa gikunze kuba ku muntu ugerageza byinshi. Iyo umuntu afite ambition nyinshi, hari akaga kamwe ahura nako, ni ukubona opportunity nshya akumva ko ariyo izagukiza. Ubonye umuntu kuri internet uvuga uti I made $10,000 US doing this, ugahita uvuga uti ahari ni iki ngiki, ugasimbuka kuri iyo opportunity. Nyuma ukabona undi muntu uvuga ati I made money doing this, ugahita uhindura. Nyuma ukabona undi ugahindura, ugasanga uhora utangira. Ariko mu by'ukuri ntushobora kubaka ibintu bikomeye niba buri gihe uhora utangira abundi bushya. Uko ukwiye gukoresha rero amakuru yo kuri internet, mu by'ukuri internet yatumye opportunities ziboneka cyane, kandi ibyo nibyo byiza, ariko bishobora kuba umutego, kuko buri munsi ubona umuntu ufite lifestyle nziza, umuntu ufite imodoka, umuntu uba mu nzu nziza, umuntu uvuga ko akorera miliyoni, umuntu uvuga ko yabonye secret, umuntu uvuga ko business runaka ariyo future. Kandi iyo utari careful ushobora kuba wamara imyaka wiruka kuri shine objects. Nanjye ibyo rwose nabinyuzemo. Amasomo 7 rero nize mu myaka 7, nkeneye ko nawe ushobora kuba wamenya aka kanya, ashobora kuba yagufasha mu rugendo wabo urimo niba ufite inzozi nini nk'izo nanjye mfite nayangaye mu myaka 5. Lesson ya mbere, nukirukanke kuri buri kintu kirabagirana. Nize ko opportunity yose atari opportunity yawe. Hari ibintu bishobora kuba byaba byiza, ariko nibibe ibyo ugomba gukora. Hari business ishobora kuba yarakijije undi muntu, ariko niba ariyo nzira yawe. Hari skill ishobora kuba ifite value, ariko niba ariyo skill ya mbere ukeneye. Niyo mpamvu ubu niyemeje ikintu kimwe gusa, no guhitamo ikintu kimwe gifite potential yo kunjyana ku ntego yanjye, nkakiga, nkagikoramo system, nkakibandaho. Kuko abantu benshi ntabwo batsindwa kubera ko badafite opportunities, batsindwa kuko batamara igihe gihagije kuri opportunity imwe. Focus ni imwe muri skills zikomeye umuntu ushaka kubaka wealth agomba kugira. Isomo rya kabiri, ntugakorera amafaranga kugira ngo use n'umukire. Hari indi somo nize, nuko utagomba gukorera amafaranga kugira ngo use n'umukire. Ntukorera amafaranga kugira ngo abantu babone kuri umukire, korera amafaranga kugira ngo akubyarira andi mafaranga. Hari igihe umuntu ashobora gutangira kubona amafaranga make, agahita ashaka kuyakoresha kugira ngo agaragare neza. Phone nshya, imyenda, clothes, restaurant zihenze, imodoka, lifestyle, amafoto ndetse n'ibindi, ariko nyuma ugasanga amafaranga yose aragiye, kandi wenda na asset wubatse. Ntabwo nshaka kubaho nsa n'umukire, ndashaka kubaka wealth. Ndashaka amafaranga ashobora kujya mu kintu kimbyarira andi mafaranga. Ndashaka kubaka businesses, ndashaka kubaka assets. Ndashaka ko ibyo ninjiza bitajya mu kuba nagaragara neza gusa, ahubwo bikajya mu kubaka ejo hazaza. Isomo rya gatatu, abantu bose nibazakwemera. Hari irindi somo wiga iyo utangiye. Iyo ufite idea nshya, wifuza ko abantu bose bayumva. Igihe utangiye kubabwira business yawe, uri excited, business watangiye cyangwa se ugiye gutangira, ukababwira vision yawe, ugatekereza ko bazahita bavuga bati oh wow Isaac, reka tugufashe. Ariko siko bigenda. Hari abazakubaza byinshi, hari abazakubwira ko bidashoboka, hari abazakwishimira ariko nibagire icyo bakora, hari abazakwemera kugufasha ariko nibabikore, hari n'abazakumva ubereke products ariko nibagure, kandi ibyo ni normal. Nize ko abantu bashobora kukwitaho, ariko iyo bigeze ku nzozi zawe n'inshingano zawe, ibyo byo kuba waguye ko bazugomba kugufasha cyangwa bagomba kwitaho, nibivuze ko ari bazubaka business yawe. Inzozi zawe ni responsibility yawe. Niba nta muntu wemera ibyo ukora uyu munsi, nibisobanuye ko ugomba guhagarara. Komeza wubaka, kora ku buryo umunsi umwe results zawe zizatangira kwivugira. Isomo rya kane nuko gutangirira kuri zero bigora, no kuri biragora. Iyo utangiriye kuri zero uba udafite byinshi, nta capital ihagije,
na audience nini, na connections nyinshi, na experience ihagije, na reputation. Ugomba kwiga byose, ugomba no gukora amakosa, ugomba no kwihangana, kandi rimwe na rimwe ukagira n'umunsi wibaza uti ese koko nzabigeraho, ese bizakora. Ariko nizi ikintu gikomeye, zero ntabwo ariho ugomba kurangiriza urugendo. Zero ni starting point. Ikibazo ntabwo ari ukuba watangiriye kuri zero, ikibazo no kuguma kuri zero kubera gutinya gutangira. Isomo rya gatanu ugomba kumenya nuko time yiruka cyane. Time yiruka cyane. Iri ni rimwe mu masomo nifuza ko nari kumenya neza mbere. Umuntu uri mu myaka 20 ashobora kuba yatekereza atakibwira ati mfite igihe, nzatangira ejo, nzakora cyane mu myaka iri imbere. Ariko imyaka iriruka. Iyo ndebye muri 2021 kugeza muri 2026 numva byihuse cyane. Imyaka 5 ushobora kuyibona nk'igihe kirekire, ariko iyo umaze kugera uratangira ukibaza byagenze bite. Umunsi umwe ushobora kutagufata nk'uw'agaciro, ariko iminsi myinshi niyo yubaka imyaka. Umwaka umwe ni iminsi 365. Imyaka 5 ni iminsi myinshi cyane, kandi niba ntacyo wubatse muri iyo minsi, nyuma y'imyaka 5 ushobora kwisanga ukiri aho wari uri. Niyo mpamvu ubu nzi ko nagomba gusuzugura umunsi umwe. Umunsi wawe niwo building block y'ubuzima bwawe. Isomo rya gatandatu ugomba kumenya nicyo twita comparison. Hari ikintu nanyuzemo cyane, no kureba abandi ukibaza impamvu bo bageze kure, ugatangira kwigereranya nabo, ndetse uri rimwe bashaka gusa nabo, bikakugora. Ugahura n'umuntu mwari kumwe mu myaka ishize, none ugasanga afite business, afite imodoka, yubatse inzu, afite amafaranga. Wowe ugatangira ukwibaza ese nge naratinze, ese nakoresheje nabi igihe. Ndetse rimwe na rimwe hakaba hari igihe wasangije intego yawe, wasangije ibyo wifuza kugeraho, mwahura ugasanga bageze kure. Ugatangira ukibaza uti Jesus, ibi bintu ndabikora gute? Ukumva ufite ikimwaro, ukumva urihebye, ugatangira kwikomparinga. Ariko nize ko comparison ishobora kwica motivation yawe, kuko ubona resulta y'undi muntu ariko nubone journey ye yose. Kandi nawe ntabwo abantu baba babona journey yawe yose. Ntabwo ndi mwirushanwa ryo kuba Isaac wundi muntu, ahubwo ndi mu rugendo rwo kuba version nziza ya Isaac. Iyo uyu munsi nzi byinshi kurusha ejo, iyo ngiye ari progress. Iyo uyu munsi mfite skill narinze ejo, iyo nayo ni progress. Iyo uyu munsi mfite clarity kurusha ejo, iyo nayo ni progress. Isomo rya 7 ugomba kumenya nuko failure atari irangira ryaho. Failure yaranyigishije. Nagerageje ibintu byinshi, hari ibyakoze, hari bitarakoze, hari ibyo natekerezaga ko ari byo bizamindurira ubuzima, nyuma ngamenya ko atari byo. Ariko ubu sinshaka kureba buri failure n'igihe cyapfuye. Hari ibyo failure yakwigisha utakwiga mu gitabo, ikwereka ibyo utagomba gukora, ikwereka ibyo ugomba kunoza, ikwereka icyo abantu bakeneye, ikwereka intege nke zawe, ikwereka aho ugomba kwiga. Ikibazo ni uko abantu benshi iyo bananiwe rimwe na rimwe bahitse bavuga bati ntabwo ibintu bya business ari ibintu byanjye. Ushobora kuba utaramenya uburyo bwiza bwo kubikora. Failure ntabwo buri gihe ibivuga ngo reka gukomeza. Rimwe na rimwe bivuga ngo hindura uburyo ubikoramo. Ikintu kinini naje kumenya, hari itandukaniro rinini hagati yaho natangiriye naho ndi uyu munsi. Mbere nari mfite inzozi, ubu mfite inzozi ariko mfite na direction. Mbere naravugaga ni ndashaka kuba billionaire, ariko iyo umuntu ambajije ati uzabigeraho ute, ntabwo nari mfite igisubizo. Ubu ntabwo navuga ko mfite byose, ntabwo ndi kuvuga ko nzi buri detail y'urugendo, ariko mfite plan. Nzi business nshaka kwibandaho, nzi skills nshaka kubaka, nzi audience nshaka gufasha, nzi uburyo nshaka gukoresha content, nzi ko nshaka kubaka business fit system. Ikindi kandi nzi ko ngomba gukomeza kwiga. Ushobora kwibaza uti kuki nabaye coach Isaac? Ni nayo mpamvu ubu nitwa coach Isaac. Ntabwo ari uko nzi byose, nuko naranyuze muri byinshi, nakoze amakosa, nagerageje ibintu bitandukanye. Hari ibyo nize mu buryo bugoye, hari ibyo nize bishobora kuba byafasha undi muntu, hari ibyo nifuzaga kumenya umuntu yaba yari kuba yarambwiye mbere. Niyo mpamvu ubu nshaka gufasha abandi, ndashaka gusangiza abantu ibyo nize, ibyakoze, ibitarakoze, mistakes nakoze, lessons nakuye mu myaka ishize. Kandi icy'ingenzi ndashaka kubikora nyiri mu rugendo. Sinshaka kubategereza kugeza aho ngeze, aho nshaka kujya ngo mbabwire ngo dore uko nabikoze. Ndashaka ko mubibona uko bigenda mu gihe ndi kubaka business nzakoresha.
muri urugendo ushobora kwibaza uti ni iyihe. So iki ni ikintu nshaka kuzababwira, ntabwo yari series izaba motivation gusa, ntabwo izaba story gusa, nzanye nabasangiza business nizeye ko izaba imwe mu nzira z'ingenzi nzakoresha mu kubaka wealth. Nzababwira icyo ari cyo, mbabwira impamvu nayihisemo, ukikora uko umuntu ashobora kuyinjiramo, skills umuntu akeneye n'ibyo neganya gukora kugira ngo nyubakemo business ikomeye. Ariko sinshaka kubibabwira byose muri episode ya mbere, kuko mbere nashaka ko musobanukirwa umuntu uri inyuma y'iyo plan, mushobore kumenya aho mvuye, mushobore kumenya amakosa nakoze, mushobora kumenya amasomo nize, hanyuma muri episode ikurikira ndabereka plan. So shakubisti, why do I want to become a billionaire? So reka nabyo mbibabwire kandi mivuge neza. Kuba billionaire nabwo mbishaka kugira ngo abantu banshimire, nabwo nshaka amafaranga kugira ngo ngaragare kuri social media, nabwo nshaka kugira ibintu byinshi ngo abantu bavuge bati Isaac afite amafaranga. Ndashaka wealth, kuko wealth iguha ubushobozi bwo gukora byinshi, gufasha famille, kubaka business, gutanga jobs, gutanga opportunities, gufasha abantu batangiriye aho natangiriye, kubaka ibintu bizasigara n'igihe nakiriho. Kandi cyane cyane ndashaka kwereka urubyiruko rwo mu Rwanda ko inzozi nini atari z'abantu bavukiye ahandi gusa. Nano mu Rwanda umuntu ashobora gutangirira hasi akagira vision nini, akubaka skills, akubaka business kandi akagera kure. Ntabwo nzi neza umunsi nzaba billionaire, ariko hari ikintu nzi neza nzabigeraho, kandi sinshaka kubivuga gusa, ndashaka kubyubaka umunsi ku wundi, skill ku yindi, business ku yindi, client ku wundi, lesson ku yindi. Niba bizansaba guhindura strategy nzayihindura, niba nzatsindwa nziga, niba nzagwa nzongera amaguruke, kuko ubu mfite ikintu nari mfite mbere, nzaho nshaka kujya, kandi ubu mfite plan y'uko nzahagera. Niba nawe ufite inzozi nini, niba hari ikintu ushaka kubaka mu buzima bwawe, niba nawe warigeze kumva ko uri kugerageza ibintu byinshi ariko utaramenya neza inzira yawe, ndashaka ko dukurikira uru rugendo hamwe, kuko sinshaka ko iyi story yanjye gusa, ndashaka kiba urugendo rwigisha n'abandi. Episode ikurikira nzababwira plan yanjye, nzababwira business nzibandaho, nzababwira impamvu nayihisemo, nzababwira ibyo neganya gukora. Kandi nushaka kwinjira muri urugendo nawe nzagenda mbere kuko ushobora kubikurikirana. Niba ushaka episode ya kabiri, andika muri comments uti ndahari mu rugendo. Ukande follow, usubscribing niba uri kureba video kuri YouTube, kandi usangize iyi video umuntu uzi ufite inzozi nini ariko ukabona akiri gushaka direction. Uru ni uruhererekane rwa Rwanda ni billionaire, kuva kuri 0 kugera kuri billionaire. Nabwo ndi kubabwira ko nagezeyo, ndabereka uko ndi kugenda. Episode ya mbere irarangiye, episode ya kabiri ni plan, tuzahurireyo. Ugira umunsi mwiza.